hari ibintu ngiye ntajya nemeranya nabyo ugasanga umuntu ngo wenda baramubwira ati umwana twagakwiye gufata gutya tukabigenza gutya ngo ariko ngo ngiye ko nakuze uko wakuze wowe wakuze neza uwo mwana utagiriye impuhwe uri nyina ninde uzamukugirira impuhwe muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe turabasuhuje cyane twari tubakumbuye tumaze iminsi tudakora ibiganiro maze iminsi ntameze neza nararwaye ariko ndashima Imana ko Imana yankijije izina ry'Imana rihabwa icyubahiro abantu bo kuri mubwire rero turabasuhuje cyane turabahobereye kandi turababwira ko tubakunda turababwira ko muri ingenzi turababwira ko muri umugisha 8,000 natumaze kugira nimburimo uvuge ngo kuri mubwire barankunda kuri mubwire baranshimira kuri mubwire baranzirikana kuri mubwire bazi ko ndi ingenzi Imana y'amahoro iguha umugisha rero turabakunda nta jambo dufite riruta ko tubakunda muri abantu bacu muri abantu b'ingenzi muri abantu batwifuriza ibyiza kandi natwe tubifuriza ibyiza uyu munsi rero nk'ibisanzwe iyo tutagiye muri surprise ngo dutungura abantu tugira content gutya tukavuga ngo tuganire muri rusange ikintu twese hamwe cyatugirira umumaro maze iminsi ntekereza ndavuga ngo ariko ibintu maze iminsi mbona reka tubiganireho ushaka gusanga hari umuntu nawe wo mu nyamuryango wamubwire nawe uri muri ibi bintu njye mbona cyangwa uri muri uzaba abantu cyangwa se namwe mukaba mufite uko mubyumva mufite imyumvire itandukanye nk'uko mbyumva duhana ibitekerezo cyangwa tubiganireho turebe cyakosoka kugira ngo tugire umuryango wishimye nababwiye ngo icyo duharaniye ni ukugira ngo tuzagire umuryango wishimye izi ngaruka dufite mu miryango izi ngaruka zo gusenyuka kw'imiryango izi ngaruka z'abana bica abandi bica ababyeyi bica abana ibi bintu byose tubona ni ingaruka z'imibereho mibi cyangwa n'imikurire mibi n'uburere bubi cyangwa se na kavukire zacu ibyo bintu byose rero biri mu bintu bigenda bikafekta umuryango bigatuma umuryango ubaho utishimye bigatuma umuryango ubaho udatekanye bigatuma umuryango ubaho muki mu mvururu narabwiye ngo uko umuntu yakuza areba umuhungu afata urugero kuri se ugasanga arashaka kuzaba nka papa we akumva ko umugabo azi nyine ni papa we akumva uko se yitwaye mu muryango ko ariko nawe ashaka gutwara urugo rwe ugasanga umukobwa nawe ararebera kuri mama we wagize amahirwe nawe kumugira akitwara nka mama we cyangwa se akitwara nko mu muryango avuyemo ibyo rero nibyo bigenda uko kuntu nimba tutaragize abapapa beza ntitugira abamama beza nizo ngo twebwe turiho ubu rero mba mbabwira ngo turere abana bacu neza tubaho umwanya tubaho urukundo tubiteho dutume bigenda gute dutume nabo bazagira imiryango myiza yishimye imiryango izira amacakubiri imiryango izira amadivorce cyangwa impagarara guhora bahanganye mu rugo nta mahoro arurimo nta mahoro arubonekamo ibyo rero tugiye kuganiraho ni ikintu mbona nabonye muri iki gihe kiriho nimba abantu bafite ubwoba cyane abagore bafite ubwoba bw'abagabo abagabo babo bakaba aribo bahangayikiye cyane sinzi ibyo mbona nimba namwe ariko mubibona ngiye mbona muri iki gihe abagore bahangayikiye abagabo kuruta uko bahangayikiye abana umugore arava mu kazi nkaho yatashye ngo ajye kureba abana be akaba nimba bafite imodoka imwe cyangwa nimba umugabo amuciyeho aho umugabo dusirikirasiyo twose umugabo agiye gucamo umugabo nimba agiye guhura n'abandi bagabo umugore amukurikire nimba umugabo agiye kuba yicaye mu kabari n'umugore amwicara iruhande kandi abo bantu bafite abana ibyo bintu rero nibyo nshaka ko tuganira ibyo bintu byica abana bikabatera gukurira mu buzima bubi gukurira mu buzima budahawe urukundo gukurira mu buzima bwo kwicirwa kurwara umuntu akakwica umurera kuko nta muwamurerana nta rukundo amurerana kuko suwe ugasanga umwana ahuye n'ibyo bintu nibyo tugiye kuganira mbere yuko rero tubiganiraho reka mbanze mbarangira ahantu mwakuri ibintu by'ubwenge ubundi nze twinjire muri iyo topic neza y'uburyo abagore b'iki gihe bakunze abagabo cyane bahangayikiye abagabo babo kuruta uko bahangayikiye abana ahantu hambere rero mushaka kudodesha mushaka imyenda myiza nababwiye ko umutayeri wa mbere nzi ngewe w'inyangamugayo udoda neza kandi uguhera imyenda yawe ku gihe ni Grace akorera mu isoko rya Nyarugenge nimero ni 0788 55 95 73 Grace wamuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri WhatsApp
akagufasha akaguha imyenda yawe myiza ku gihe. Uri mu Rwanda, uri hanze, uzi mezire zawe, wamwandikira no kuri WhatsApp ukamwereka ati ushaka Grace arayigura akakudodera imyenda yawe ikakugeraho ku gihe. Hanyuma rero mushaka imyenda myiza ya caguwa, murashaka kwambara neza, nta wundi. Hari abantu njya mbona nkabona barambwiye, ukabona nkimbahaye nk'ikiganiro cyangwa surprise, nka surprise dore gukora abantu benshi barambwiye ngo nari nambaye neza. Hanyuma rero mwe mwambwiye ko nambaye neza, nabwiye ko nta wundi muntu imyenda myiza ni Nunu nawe mwamusanga muri Chic, winjire ku muryango wa Access Bank, umuryango ukurikiyeho niho Nunu akorera. Nimero ye ni 0788708835. Nunu nawe n'umucuruzi w'inyangamugayo, aguha imyenda myiza kandi imyenda nyine yawe, wambaye imyenda yawe wenyine, apana kugenda ugahura n'abantu ukagira ngo muri korali, ugasa ukavana ukajya mu mujyi ugasanga abantu bose mwambaye umwenda usa. Oya, genda baguha imyenda myiza yawe wenyine ya caguwa. Nunu arayifite kandi uzanshimira nyuma. Hanyuma rero namwe abashaka amamodoka ama hybrid, Fabiola arahari kugira ngo abahe imodoka nziza kuri 0788981397. Muhamagare nawe araguha imodoka nziza. Hanyuma bakeneye amavaze, indabo, Yvette nawe arahari kuri 078863515258. Turi mu gihe cy'imvura, turi mu gihe cyiza. Abashaka gutera jardin, gukora jardin wanyu, iki gihe rwose ni igihe cyiza cyo gutera indabo. Yvette mu muhamagara abafashe abaha indabo nziza. Hanyuma rero namwe mukeneye kurya neza, mumaze igihe murya ibintu bikabatera mu nda, bikabatera kugarara, kumera nabi, kwiruka udukanzu, muve muri ayo mujye kwa Tente. Tente ni inshuti yanjye, acuruza ibintu biri fresh, ibintu bishyashya, inyama nziza, inkoko nziza. Umanutse uyu muhanda wa Kicukiro nkujya kwa Gitwaza ukahita ukata ugiye nko kwa Karirosi, aho hafi ruguru y'umuhanda hari busheri ni ya Tente kuri 0788449494. Tente araguha inyama nziza ndetse bakora na delivery. Wamubwira ngo nkeneye inkoko ibiro ibi nibi, nkeneye inyama ibiro nibi, ibiro ibi nibi, byose Tente arabikora bikagenda neza. Hanyuma rero namwe mushaka ko tubamamariza, mushaka kudutuma, mushaka ko ibintu byanyu bigera kure, turahari kugira ngo tubagereze ubutumwa kure. Nibyo rero twagarutse muri iyo topic nari nababwiye ko tugiye kuganira y'ukuntu abantu ngiye nsigaye mbona abagore bahangayikiye abagabo babo cyane, nimba ari ukubakunda, nimba ari uguhangayika, nimba ari ugufuha. Ngewe nayo bibyari byo, ariko ngewe yo nkize muri analyse zanjye, ibi ni ibitekerezo byanjye kandi njye mabwa ati ni ibitekerezo byanjye bidakuraho iby'abandi, bidakuyeho uko nawe wabyumva. Ariko ngewe mbona hanini harimo ibintu bibiri, harimo gukunda abagabo cyane, umutima uri ku bagabo cyane, ikindi harimo no gufuha. Kera twari tuzi yuko abagore nyine umutima wabo, nyine umugore ubundi ni umutima w'urugo. Kuba umutima w'urugo rero, umutima uba ku rugo, no ku rugo haba harimo abana. Umugore ni ugomba kumenya abana. Umugore ni ubundi akenshi umenya ngo umwana inzara zikeneye gucibwa. Umugore ni umenya ngo umwana akeneye kogosheshwa imisatsi. Umugore ni ugomba kumenya ngo ese umwana agiye ku ishuri ameze ati, ese ajyanye inkweto zihanaguye, ese ajyanye amasogisi ameshe, ese ajyanye iniforume babashije kuzimesa. Sina ngombwa wenda ko cyane ushaka kuba ari wowe ubitegura, ushaka kuba ufite umuntu ugufasha mu rugo, ariko se kubikurikirana byatunganyijwe. Uzi none ko ufite n'abantu bagufasha ibyo bintu mu rugo, ufite abantu bagufasha, hanyuma ntubashe no kubikurikirana ko byakozwe, ko umwana ajyanye inkweto zisa neza, ko umwana ajyanye amasogisi ameshe, ko umwana abashe kujya ku ishuri hari ikintu yariye. Ntago rero wabishobora uhora uri inyuma y'umugabo wawe. Tuvuga urugero, umugabo wawe nimba anywa akacupa, avuye mu kazi, harakubwiye ati narinje kukureba, mugeze mu nzira baramuhamagaye abantu, ntugize akenge ko gutekereza ngo uvuge ngo reka ngiye mfata akamoto, abana biriwe mu rugo, abana bamaze icyumweru, wenda uranakora kuva kwa mbere ukagera kwa gatandatu, abana bawe bakubona ku cyumweru gusa. Ntugize akenge ko kumubwira ati rero ngiye naringize amahirwe gutaha kare, reka nsigara aha mfata akamoto cyangwa akagufatire utaye. Umugabo arakubwira ati ariko se watashye ukajya mu rugo, ngo hoya ngo reka tujyane, ukabura mushoreye, muragiye mwicaye mu kabari, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6. Harya abo bana bari kumwe na nyina, bari kumwe na nyirakuru, bari kumwe na nyirasenge, bari kumwe na nyina wabo, bari kumwe nande? Abo bana bariye,
abo bana boze. Hari umushuti wanjye yari afite akazi kenshi muri banke, umva nyine ataha kure, ahora agenda. Umunsi umwe w'umumetrese w'umwana aza kumubwira ati ariko se umwana kuki mumwohereza ku ishuri mutamwogeje kandi aba yakoze susu? Kubera iki? Nyine ari mu kazi, umutima nyine uri mu kazi, n'umwanya no gukorera kure no kuzinduka. Umukobwa akajya amubeshya kandi yambwiye ati ujye ubanza woza umwana ubone kumujyana kuri bisi. Yamenye gute ko umwana aza ku ishuri atoze ari uko ku ishuri bamuhamagaye ngo ko mwohereza umwana utakarabye unuka susu? Buribaza. None babyeyi dufatanyije kurera wa mugani wa bwa butumwa bajyaga baha ababyeyi ngo dushyire ababyeyi turi abana, ababyeyi dufatanyije kurera abo bana. Uwo mwana bajya bavuga ngo umwana apfa mu iterura, umwana nta rukundo yabonye, umwana baramushihura, umwana nta muntu umurera neza, umwana nta muntu umwitayeho, umwana nta muntu umubwira neza. Reka wowe uri inyuma y'umuntu, wiruka inyuma y'umugabo ko ari mukuru, ngo ko yamenya kwitahana, ngo ko yamenya kwigaburira. Uwo ngo niyo yararatari uwo muntu mukuru ko nta kintu na kimwe yaba. Mwaretse tukita ku bana bacu koko, tugakunda abana bacu. Simbabwiye ngo imitima yanyu yose muyakure ku bagabo banyu, nta n'uwagukuzwa ku mutima ku mugabo, ariko mumenya akenge, ugira akanya ko kuba mu rugo. Ibintu byose umugabo wawe agiyemo turajyanye. None hari igihe umugabo n'umugore rwose baba ari bamwe. Ubundi ngewe nzi ko Imana itanga abantu batandukanye. Waba wowe ujenjekamo ikaguha umugabo udafite brage, utajenjeka nyine ugomba kugushyiramo ubuseriye, ukavuga ati ita ku mwana. Noneho wite no ku bintu byo mu rugo. Waba uri umugabo udafite ubuseriye bwinshi, umugore akaba ari uri seriye. Noneho ingo nyinshi bimereye nka Ananiya na Safira. Abana bo muri Bible bahagiye bakabeshya bose, umwe akaza ati se ibi nibyo mwakoze, ni ibi ngibi twakoze, akabaragoye. Haza undi mu kanya nawe akabaraje. Mbese bameze bakimwe, nta kenge, nta wuburira undi, nta wumubwira ngo aba bana ngo baratubuze, nta wubwira undi ngo se aba bana babayeho bate. Ishwida. Kuba abana bafite abonema, kuba abana bafite ibikinisho byinshi, kuba abana muri weekend muzabajyana kugera. Noneho kubera agahuge k'ababyeyi, akuna ababyeyi nyine bahuze muri iyi minsi, bashaka n'ibintu nabyo bituma bahugirizamo abana. Ugasanga umwana bamwishyuriye ibintu byo kwiga, ariga imipira, ajya gukina mu gitondo, nyuma ya saa sita ajya gukina bya karate, ku buryo nyine umwana nawe nta gihe cyo kuba mu rugo. Araba mu rugo se arubanemo nande, n'igihe arubonetsemo aritabwamo n'iki n'abakozi. Ariko ntago bikwiye babyeyi bakobwa muri hano kutubana ku rubuga muzumva iki kiganiro, bamama muzumva iki kiganiro, nukuri ongera wimije bakajya. Hari ibintu ngiye ntajya nemeranya nabyo. Ugasanga umuntu ngo wenda baramubwira ati umwana twagakwiye gufata gutya tukabigenza gutya, ngo ariko ngo ngiye ko nakuze. Uko wakuze wowe wakuze neza, wakuze nabi, kandi ingaruka zo gukura nabi nizo zigutera gutuma umwana wawe nawe ushaka gukura nkawe. Ngo ko twe twabayeho gutya ngo ntitwabayeho, mwabayeho nabi pe, ntago mubayeho neza. Ubuzima twakuriyemo nta wakubwira. Umuntu akubaje ati uko wakuze, si jewe ujye uvuga ngo nakuze neza nanjye nahawe urukundo na papa wanjye, ariko mfite utundi tuntu nanjye nanyuzemo turankwarashura ku buryo ntavuga ngo imikurire yanjye ngo nemere ko umwana wanjye ayikuriramo. Mfite side imwe ndyoheye y'urukundo rwa papa wanjye rwakavaringaga ibyo nahuraga nabyo bimeze nk'amahwa byanjombaga. Hakaba hari umuntu witeguye kuvuga ngo uko biri kose umwana wanjye ndahari, ngo nongere muhobere, yongere yumve ko mpari. None wowe nta uhobera umwana ngo avuge ngo simvuze gutyo ngo guhobera amabere numve ko hari, ariko siko kuguhobera, ni kwa kukwitaho, kwa kugukurikirana. Nibyo dushyize muri uko kuvuga ngo umuntu aguhobere.
naho nta mupapa uhari ngo yite ku mwana. Umupapa nubwo arahiga ubuzima, arahora agenda yirukanka kugira ngo imibereho ibeho. Nawe mu mama muri iki gihe twese no gushakisha, nta muntu wicaye hamwe, umugabo aracaha n'umugore acaha. Ariko igihe kibonetse n'utwo twanya tubonetse, nkaho wowe watashye wenda ukavuga uti reka nahe umugabo wenda agiye muri diru n'abandi bagabo zikomeza kungura urugo ngo nanjye mbe nzirimo. Mwabantu ibintu Imana yabahaye ikabaha umugisha, ikaba igenda ubuzima buzanamo icyanga buryoha. Bwiba ibintu bituma mutuma abana banyu bazaba abana b'imiruho bo kubona amakuba. Abana bazakurana umunabi, umwana uzakura yararakaye, umwana uzakura nta muntu yubaha, umwana utitaweho, umwana udahawe uburere nta muntu yubaha. Yamwubaha se yabonye ari nde wubahana? Yaboneye abantu baganira ko bataganira iwabo bahora mu kabari bagiye. Aba babwiye ngo basure mu muhana gahunda zaho muhurira. Mwabonye hehe umuntu, ababyeyi bafata umwana utaragira n'imyaka 2, ngiye n'imyaka 2 abari mutoya, bashogosha bakagenda ngo bagiye ngo muri vakansera, basize abo bana. Uwo mwana utagiriye impuhwe uri nyina, ninde uzamukugirira impuhwe? Cyokoza abafite umugisha mufite namwe ba mama wanyu da, abo ngabo bo mwebwe mwarakize. Umuntu mba numva waho umuntu urukundo, numva ngo umwuzukuru aryoha kuruta umwana. Nimba ufite mama wawe ho ukaba warashyize ukuguru ku kundi, aho ndakumva. Noneho uzi kuri nyakamwe woweho nta n'ugira, nta na mukuru wawe ugira, nabo ufite ntimuvugana, ntaho muhuriye. Batuye nko mu Gasyata, nawe utuye nka Kicukiro cyangwa Kimiro, nta hantu mwahurira, nta n'umuntu wagusigaranira umwana. Warangiza umurenge ukagufata ngo uragiye ngo usize umwana. Oya, abo bana banyu barababaye, abana banyu bishwe n'agahinda. Hahandi usiga umwana ukamusiga gutyo, ukabona umwana ararira, ateze amaboko gutyo, aravuza induru atazi kuvuga. Ni nko kukubwira ati mama ndapfuye, mama ndi gushya. Ni nko kubwira ngo ndapfuye barangije, ariko ntubyumva. Oya, tati mushyira mu mugongo birashira. Ibishira ni ibyahe? Ibishira nayo marira, ariko ku mutima ntago ashira. Urumva, umubyeyi mwiza agomba kubera umwana urugero. Umwana agakura avuga ngo ndashaka kuzaba, mubwira ngo wumva ushaka kuzaba iki? Mbere yo kwifuza kuba perezida, mbere yo kwifuza kuba umupolisi, umusirikare, ibyo ni by'abana bavuga, cyangwa umupilote, izo nizo nzozi z'abana. Mbere yuko umwana avuga ibyo ngibyo, yagakwiye kuvuga ngo ndashaka kuzaba umupapa mwiza nka papa wanjye. Bamubaza ngo kubera iki wifuza kuzaba nka papa wawe? Papa wanjye arankunda, papa wanjye mu mwanya, papa wanjye anyitaho, mama wanjye arankunda. Uzi ko hari abantu ushaka kubaza ngo uzakora aka kazi wenda ngo uzaba umuganga n'urugero. Umwana avuga ngo yengo njye sina umuganga. Ngo kubera iki? Ngo mama wanjye n'umuganga ariko sinjya mubona. Kandi si ikibazo cy'akazi ufite, ahubwo n'umwanya ubonye. Urirwa uzerera, urirwa wizererera. Abantu nyine mu buzima buryo bese nukwiryohereza, wagiye aha, na ubuzima bwe nta mwana uburimo. Urashaka kwigira nk'umusiribateri, urashaka kwigira nk'umuntu w'ingarago, kandi uri umubyeyi. Iyo wahindutse, iyo wabaye umubyeyi, nyine inshingano zahindutse, ntago uba ukibereyeho, uba ubereyeho umwana wawe. Emerera abantu ntibashaka bajya bavuga ngo urakabya, ariko urakabya mu kwita ku mwana wawe. Icyo uri kumuremamo, wowe nimba warabyaye umwana w'umuhungu, uzashimirwa n'umugore azashaka. Nimba warabyaye umukobwa, umugabo azajya ahora agushimira. Bitewe n'iki? Azaba afite umugore wuzuye urukundo, wuzuye ubugwaneza, wuzuye ubuzima buryoshye, butuzuye ibikomere. Ntabwo ngo umuntu atanga ibyo afite. Ganiriza umwana wawe, ukina n'umwana wawe, umwana kubone. Umva, umwana akura avuga ngo inshuti mfite ni papa, inshuti mfite ni mama. Nanabura umwe abona umwe akava ari ngo ndamubwira ati buriya impamvu ndataboneka ari mu kazi. Ariko nimba utanaboneka nawe utari mu kazi, uri mu burara, uri mu buhehesi, uri umugabo nkaho wavuye mu kazi nawe ngo ukaba ugenda uhinduranya, uwo mwana nawe azakura atagufitiye urukundo.
kuko mama we nawe umubabaro afite arawumuha. Aramubwira ati papa wawe, umwana yatangiye avuga ati se papa ari ati reka papa wawe ntawe uhari. Babyeyi ita ku mwana wawe, umwana urukundo. Narabwiye ngo urukundo ntibaruvuga, urukundo bararutanga. Nimba twirirwa duha abandi bantu urukundo, abana nibo barukeneye cyane. Abana bakeneye urukundo, abana bakeneye ubugwaneza, abana bakeneye ko tubabwira neza, abana bakeneye kutubona nka role model babo. Kuko ibyo turi kubaremamo, nshuti zanjye, ibyo tubaremamo. Kandi uzarebe nimba iyo ufite umugore ugira amahane cyangwa umugabo niyo yaba utaragize amahirwe kugira ababyeyi, ukagira umuntu mukuru muhura, uramaze atari kose mbwira data buko yari ameze ate n'urugero, nyuma buko yari ameze ate, wenda nyoko buko yari imbabura, yararwanaga umusozi wose akawuhirika. Yo kuvuga ati nyoko buko yararwanaga umusozi wose akawuhirika, uhita urebera ku mugore ufite. Nimba atabasha kumvikana n'abo baturanye mu gipangu ari inzu ebyiri, nawe uhita uvuga uti do ni urugero rwa nyina nyine, niho yakuriye, niho yarebeye. Rero icyo nashatse kubabwira, bagore cyane cyane, ngiye ndibanda ku bagore, ndibanda ku babyeyi. Imana yaduhaye umugisha tugira ababyeyi. Abo bana izabatubaza, abo bana rero baduhaye ngo tubarere neza, tubiteho, tubahe umwanya, tubakunde, tubafashe kugira ngo bakure neza, bakurire mu buzima bwishimye. Ariko twebwe turi aho ngaho turahanganye n'ubuzima bwacu bwo kwiryoshya. Umuntu ataye umwana w'umwaka umwe, agiye Buganda, agiye Burundi, agiye Tanzania, amaze ukwezi, amaze amezi 2, ngo umwana yaramusize. Uwo mwana urumva kuko ameze ati, uwo mwana ameze ati, usibye kumwicaza imbere ya televiziyo. Ikindi kintu, ababyeyi mufite abana bakiri batoya, bibakundiye televiziyo zanyu si ukubinjirira mu buzima, ni inama nabagiraga. Televiziyo mwajya musiga muzibitse, cyangwa mukabika imigozi, televiziyo zikava aho ngaho, kuko abana banyu nizo zibarera. Nta kindi babareresha, ni amateleviziyo. Umuntu aramufata akamwicaza mu ntebe, yarangiza umwana akirirwa ameze atya, bamukubita mu mugongo bamenye ko amasaha yawe agiye kuza. Ikindi, wigira igihe kimwe cyo gutaha. No mu gihe utakoze, shaka akagahunda ufata, ariko uze kunyuzamo utahe. Nimba ufite umwana muto usigara mu rugo, uze kunyuzamo winyabye, uzira igihe kitari igihe. Ujye uza urebe ukuntu umwana wamusanga. Nimba yambara pampa, uzasanga ibipampa kibyambaye, uzasanga. Hindura, ujye uza urebe, ucunge, urebe ubuzima bw'umwana wawe. Ngo hoya ngo ndibabarize umutima ngo bikintu, oya, ariko menya ngo umwana wenda bizanakurinda. Kuko bazi isaha utahira, barayifata bagakubita umwana bakamutotobeka, barangiza wajya kuza umwana akadaka kabakuze, ntuzi nimba ari amazi, nimba ari amata, nimba ari igikoma kirimo, ngo umwana ngo bamwitayeho. Wowe utitaho, icyo kozara abantu batagira impuhwe. Nimba muba mwabonye abo bana mwarabasengeye, nimba muba mubashaka, nimba muba mutabashaka, hari abantu baba bikenereye abana pe, uwaba barera neza. Umuntu atangiye gusiga umwana afite amezi 2, nugiye no mu kazi, uruzerero twagiye. Umva, bino bintu maze igihe mbitekereza, maze iminsi mbibona, mukagenda mukabona umuntu, abantu muzi neza rwose ko n'umwana ataragira n'umwaka, bicaye mu kabari barinze bagera saa 7, bari hamwe, ngo urwo ruhinja ubwo ngubu bamwe baravuga ngo nakabije. Ariko ntacyo, reka nkabye, ariko hari uri bwumve. Mwana w'umukobwa ukiri aho, icyo usaba Imana, nimba usaba Imana n'umugabo usaba n'abana, basaba ariko uzi neza kuzabasha no kubitaho, basaba uzi neza kuzabaho umwanya ukabarera. Abana batarabo kukubona, abana batarabo kuvuga ngo nabo kurerwa n'abandi, barerwe no mu buzima bubi. Hari abantu beza, mboneraho nshimire n'abantu
bemera kurerera ababyeyi b'inzererezi, ababyeyi bo kwirirwa bagenda bakabona abantu beza bita ku bana babo, bakabahera amata ku gihe, bakabahindurira pampa ku gihe, bakabaha urukundo urw'ababyeyi babo bagakwiye kubaha. Abo bantu babarera akaba ari babikora, bakabikora neza batakoreye ku jisho. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi izabagororera. Uko mwita ku bana b'abandi namwe Imana izabaha ababiterera ku bana babafate neza. Namwe rero mukorera ku jisho, bana umuhima abana, bana umuhemukira abana, mubajije ubugoryi bw'ababyeyi babo, ntabwo ari byiza. Icyo udashoboye, nimba udashoboye kubikora, nimba udashoboye kuguma muri izo nshingano neza, wikwemera ko wabikora neza, kandi utabishoboye ngo nibagenda ngo usigare ubyitura umwana wa uvuge ngo wowe uko nyoko atakwitayeho se nyoko ko atabikoze ngo umuhemukire. Oya, wihemukire uwo mwana n'umuziranenge, ntabwo uzi icyo ejo azavamo. Ahubwo nimba udashoboye gukora izo nshingano, nyina ari umwasama na se w'umwasama, sezera, bazabona undi wenda wabafasha. Ariko guhemuka, mureke guhemukira abana, kuko abana ni Rwanda rw'ejo. Abana nizo mbaraga z'igihugu. Tubakunde, tubiteho, tubahe umwanya, ibyo dukora byose tubibakorere kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kugenda neza. Murakoze, ndabashimiye. Numvaga ibi bintu rwose nkeneye kubwira ababyeyi b'abamama ngo va mu kazi wirukanka utaha, ujya mu rugo ujya kureba abana bawe. Va mu byo urimo, nimba ari ugusenga taha ujye mu rugo ureba abana bawe. Nimba kandi bibaye ngombwa ko hari utundi tugahunda ujyemo, bigiba buri gihe. Ninde wagiye, ninde wageza, ninde wageza. Cyokoza abafite ababyeyi mwebwe muri abakire, abafite abababarera, ariko uko mpamya usibye mama wawe nta wundi muntu wakurerera nk'uko wagakwiye kwirerera. Dukunda abana bacu rero, tubiteho, tubaho umwanya, Imana izabiduhera umugisha. Kuko uko tubitaho neza, uko tubarera neza, tuba dukora umurimo w'Imana. Umurimo wose uri gukora ukawukora neza ni umurimo w'Imana. N'abo bana rero mu kubarera no mu kubaha uburere bwiza, turi gukora umurimo w'Imana kandi Imana izatugororera. Murakoze, turabakunda. Mukore share, mukore like, mukore comment. Namwe mumbwire ngo ese koko nibyo namwe mubona hari ababyeyi batakita ku bana babo, hari ababyeyi batagishaka kwikoza ingo zabo n'inshingano zo mu ngo zabo, ahubwo bahora biruka. Mumbwire muri comment uko mubibona cyangwa uko mubizi. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha. Murakoze.